Abana, dusome igitabo. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abana, ndabasuhuje cyane. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya ungana n'iminota 15 ababyeyi babaha ngo musome ibitabo buri munsi. Mubashimire cyane. Gusoma ibitabo nibura iminota 15 kandi buri munsi ni byiza, bituma mumenya gusoma neza kandi vuba, bityo bikaborohera kwiga n'andi masomo. Uyu munsi rero, agatabo tugiye gusomera hamwe ni agatabo kari mu cyiciro cya kabiri, kagenewe gusomwa n'abana bimenyereza gusoma, biga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Kitwa Farida akura iwabo mu bukene. Aka gatabo karimo inkuru imwe mu zahize izindi mu marushanwa yandika RWANDA ya 2017-2018. Inkuru yanditswe n'UWABAGIRA HAMIDA, yanditse iyi nkuru afite imyaka 8, yiga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Nzajya nsoma, ningera hagati mbabaza ibibazo, numve ko ibyo turimo gusoma urimo kubisobanukirwa neza. Kandi nindangiza gusoma, muramfasha dusomere hamwe. Ndagushimye cyane ko ugiye gutega amatwi nkagusomera, nkakubaza ibibazo ukansubiza, kandi twarangiza tukongera gusomera hamwe mu ijwi riranguruye. Ngaho reka dutangire. Utega amatwi, sibyo? Farida akura iwabo mu bukene. Farida yavukaga mu muryango ukennye. Iwabo baryaga rimwe ku munsi. Bari bafite akarima gato katera. Ako karima ntikabashe kubatunga. Kubona ibyo kurya byarabagoraga. Ababyeyi be bahingiraga rubanda. Ngaho subiza. Farida yavukaga mu muryango umeze ute? Twasomye ngo Farida yavukaga mu muryango ukennye. Ngaho dukomeze dusome. Farida bikamubabaza cyane. Yigira inama yo guhinga amatunda. Atera amatunda ku ngarani. Akajya yafumbira, akanayuhira. Amatunda arera bitangaje. Abaturanyi bakaza kuyagura. Ngaho subiza. Kugira ngo babone ibyo kurya, ababyeyi ba Farida bakoraga iki? Twasomye ngo kubona ibyo kurya, ababyeyi be bahingiraga rubanda. Aho dukomeze dusome. Farida agurisha amatunda. Amafaranga yaguramo inkoko. Inkoko itera amagi, irayaturaga. Harimo amasake n'inkokokazi nyinshi. Farida yagendaga agurisha inkoko, akagura ibikoresho by'ishuri. Inkoko zirororoka bitangaje. Hashize igihe, Farida arazigurisha zose. Ngaho subiza. Farida yagendaga agurisha inkoko ze, akagura iki? Twasomye ngo Farida yaguraga ibikoresho by'ishuri. Reka dukomeze dusome. Amafaranga yaha ababyeyi be. Ababyeyi bamuguriramo ihene. Ihene ibyara izindi nyinshi. Zarimo amashashi n'amasekurume. Ababyeyi be barazigurisha, bamuguriramo inka y'imbyeyi. Ngaho subiza. Farida yakuyeho ihene. Twasomye ngo yagurishije inkoko ze, amafaranga yaha ababyeyi be, maze bamuguriramo ihene.
Ngaho dukomeze dusome. Inka ibaha ifumbire. Akarima kabo gatangira kwera. Inka yabo iza kubyara inyana. Hashize umwaka ibyara n'ikimasa. Inka igakamwa amata menshi. Iwabo babonaga yo kunywa ahagije. Bagurishaga amata basaguye. Amafaranga bakayifashisha muri byinshi. Mu minsi mike babaye abakungu. Bashimira Farida kubera ubutwari bwe. Ngaho subiza. Ababyeyi ba Farida kuki bamushimiye? Twabonye ngo nuko yabaye intwari. Ngaho noneho dusubiremo iyi nkuru yose tudahagarara, kandi nawe umfashe dusome mu ijwi riranguruye, sibyo? Reka dusubire ku rupapuro rwa mbere. Farida akura iwabo mu bukene. Farida yavukaga mu muryango ukennye. Iwabo baryaga rimwe ku munsi. Bari bafite akarima gato katera. Ako karima ntikabashe kubatunga. Kubona ibyo kurya byarabagoraga. Ababyeyi be bahingiraga rubanda. Farida bikamubabaza cyane. Yigira inama yo guhinga amatunda. Atera amatunda ku ngarani, akajya yafumbira akanayuhira. Amatunda arera bitangaje. Abaturanyi bakaza kuyagura. Farida agurisha amatunda. Amafaranga yaguramo inkoko. Inkoko itera amagi irayaturaga. Harimo amasake n'inkokokazi nyinshi. Farida yagendaga agurisha inkoko, akagura ibikoresho by'ishuri. Inkoko zirororoka bitangaje. Hashize igihe Farida arazigurisha zose. Amafaranga yaha ababyeyi be. Ababyeyi bamuguriramo ihene. Ihene ibyara izindi nyinshi. Zarimo amashashi n'amasekurume. Ababyeyi be barazigurisha. Bamuguriramo inka y'imbyeyi. Inka ibaha ifumbire, akarima kabo gatangira kwera. Inka yabo iza kubyara inyana. Hashize umwaka ibyara n'ikimasa. Inka igakamwa amata menshi. Iwabo babonaga yo kunywa ahagije. Bagurishaga amata basaguye, amafaranga bakayifashisha muri byinshi. Mu minsi mike babaye abakungu. Bashimira Farida kubera ubutwari bwe. Urakoze cyane gusubiza ibibazo nakubajije. Noneho ngiye kukubwira icyo ukora. Bwira uwo mubana umuntu wakunze muri iyi nkuru, maze umubwire impamvu ari we wahisemo. Wakoze gusoma igitabo, kandi ujye usoma buri munsi. Uri umwana mwiza.